ikibazo cye urumva banyoye ngo za nzoga za kibamba noneho bazinywa ari batatu babiri barapfa we tumwirukankana za Faisal. Yes, igitondo cyiza abari mu gitondo, umugoroba mwiza abari ku mugoroba, umunsi mwiza cyangwa se igicamunsi cyiza abari ku manywa, bitewe naho uzarebera iki kiganiro umunsi ugeze. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Kuri uyu munsi ntabwo turi mu nkiko, ariko turi mu gice cy'ubutabera, ariko yenda mu gice cy'ubuvugizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha turi ni mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, mu kagari ka Kabeza, mu mudugudu witwa Rebero. Aha ni kuri KK 284 site. Iyi site umenya sinzi ikivuga, ariko KK ni Kigali Kicukiro ibyo ari byo byose. Hano tugeze ni ku rugo aho umwana w'umusore witwa Kimonyo Keve ni iwabo. Ariko kandi Kimonyo Keve mu mwaka wa 2019 yagize ibizazane bimwe bavuga ngo bigwirira abagabo, aho yikoze n'abasore bagenzi be bakagana akabari ka kamwe muri aka gace bakajya kunywa inzoga yitwa Kibamba. Mu Rwanda haba inzoga zitwa ngo Kibamba, muri ture, mu kubita umwice, bitewe n'urwego rw'iyo nzoga yo bari barayise Kibamba. Iyi nzoga barayinyweye basanga irahumanye. Keve yamaze ukwezi muri koma, bagenzi be babiri nabo bagiye muri koma, ariko nyuma gato bahita bapfa bikomoka kuri iyo nzoga banyweye yitwa Kibamba. Umuganga yemeje ko urupfu rw'abo bantu bikomoka kuri iyo nzoga bari banyweye, ariko kandi yanemeje ko kuba Keve yarabaye impumyi cyangwa se yagize ubumuga bwo kutabona bikomoka kuri iyo nzoga yitwa Kibamba. Kibamba ni inzoga yacuruzwaga hano mu Rwanda, uruganda rwayo rwabaga Kicukiro mu Kagarama. Ntekereza ko n'ubu rugihari cyangwa rwafunze ntabyo nzi. Icyo tuje kureba Keve nyuma y'imyaka 4. Uyu mwana ameze ate w'umusore? Ese yabonye ubutabera? Ese procedure yarubahirijwe? Nibyo tuje kureba. Turaza kuvugisha abanyamategeko batandukanye. Ntabwo ari keshi mumbona muri izi nkuru, ariko iyo byabaye ngombwa umuntu arasimbuka naho tukabagererayo, kugira ngo bamwe bibabere isomo, abandi babere icyigisho cy'umunsi ku wundi. Ntabwo nari nzi ko inzoga umuntu ashobora kuyinywa agahuma, ariko hari amarikeri nzi ushobora kunywa pe wakibirandura nacyo kikakubirandura. Ariko kandi muribuka ko abaganga bemeje ko umuhanzi Jay Paul urupfu rwe rukomoka ku nzoga yari yanyweye aho yari afungiye muri gereza ya Nyarugenge, ariko kandi na murumuna we byamuviriyemo ubuhumyi. Aha turi ni mu mudugudu wa Rebero, mu kagari ka Kabeza, umurenge wa Kanombe, akarere ko toujours ni Kicukiro. Reka tuhajye turebe niba bahari. Twari twabateguje tubabwira ko tuza kumureba Keve kugira ngo twumve uko amerewe, yewe tunaganire abwire abanyarwanda n'abazakurikira Jaras Official TV uko byabagendekeye urugendo rwe, n'ibyo bizazane yagize, n'ibyo yibuka byamubayeho muri ibyo bihe. Reka tuhajye turebe ko bahari. Yes, nitugira amahirwe turasanga bahari. Keve, bitese? Naje. Amakuru se? Waraduhamagaye ngo tugusure. Kuki waduhamagaye se? Reka tujye hanze, tukorere hanze, utubwire ibyawe. Tuzakora ibishoboka aho ijwi ryacu rigera. Uzakurenganura ntabwo ari njye, umuntu uzakubeshya ngo ni njye bazabakubeshya. Cyakora tuzabivuga. Reka tugende.
ubu se maze imyaka 3. wabonye muri 2020 se cyangwa na 19 2020 mu kwa kangahe mu kwa mbere kangenere navuze ko ari muri 2019 aho harimo akantu ugiye kumanuka urahaza reka hano hose ubuhaza gahongeye kubaza ahantu tugiye kwicara hameze gute okay ngaho icara hano intebe ngiyi ni intebe aho ngaho ufashe niho wicara yes aha all right yes iracyari Jalas Official TV njye nitwa Jean Paul Nkundineza aha turi ni mu rugo rw'iwabo wa Kevin ni iwabo Kevin w'amakuru twari twavuze ko tuje iwanyu kugusura kubera ibibazo wagize by'inzoga wanyweye na bagenzi bawe yitwa Kibamba byaba ari byo byaba irye mu kwa mbere bane mu kwa mbere ngaho tubwire byagenze gute hari n'umugoroba mu kwa mbere 2020 uvenefu z'ukwa mbere uvenefu 29 z'ukwa mbere mbere utarahuma ni uko wari usanzwe uvuga n'abantu bashobora kubyibaza nabyo nari muzima ndi umusore ijwi rizima amaso y'amazima ndeba byose nuko tubwire bwira abantu ko byagenze rero kuri 29 z'ukwa mbere wari mu rugo iwanyu bigenda gute ubwo ndasohoka njya kuri botike yitwa Nsabimana botike yo witwa nde Nsabimana Sabimana tunywa mutupuzi ya Kibamba tunywa mutupuzi kwa mama tunywa amacupa abiri ya Kibamba amacupa abiri ya Kibamba turi batatu n'umugoroba ndaremba n'umugoroba nashe numva ndarembye maze kuremba njya kwa muganga wabanje kuri hevuriro Purifamu kuri Purifamu nyuma biranga saa sita z'ijoro amatransferi bijya he Faisal ari namaze guhuma ndetse Faisal bampompa amaraso bambona amaraso umuramo umuye umeze gutya byatse n'indoto Kibamba byatse na Kibamba abatopa ba bandi mwari muri kumwe ari naguma harimo uwitwa Ari Naguma Amahoro Reveriye wese apfa nibo mwazisangiye bo bahise bapfa nabo se barwaye Faisal cyangwa barwaye mu bindi zahehe baguye mu Busanza ariko ushobora kurekura aho ngaho nta kibazo abana b'urukundo ariko navanyemo wavanyemo guhuma ubumuga ubumuga bwo bwo guhuma warwaye igihe kingana gite imyaka 3 uba mu bitaro n'ibyumweru bibiri
ibyumweru bibiri ibyumweru bibiri ibyumweru bibiri ni Faisal. uri Faisal amafaranga ya Faisal fagitire ya Faisal warayigondeye wakuyeho ubushobozi mu rugo wayishuye amafaranga yo kuri Faisal mu rugo wayishuye aha munyweye inzoga yitwa Kibamba nyirawo yitwa nde nyir'urwo ruganda yitwa nde Juvenal Juvenal se nta kanunu byaje kugenda gute yatangaga ruswa yatanze ruswa hose ahantu hose yanguze ahantu hose yarakuguze yakuguze gute Keve wabibwiwe n'iki ibyo mbona mu rukiko ibyo mbona mu rukiko ibi byaje kujya mu rukiko iki kibazo mwagize mu ruhe rukiko i Nyamirambo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ibyo bagukoreye mu rukiko ni amateka byagenze gute attestation de mariage utararongoye Chantal umucamanza witwa Chantal ntabwo yanuwe kabisa yakwatse attestation de mariage ahita rwubika munarure ubu ngubu wajuriye mu rukiko rukuru ikibazo kirakomeye reka turaza gushaka umubyeyi wawe tuvugane byanze bikunze atubwire mu buryo bwimbitse cyangwa se umuvandimwe wawe atubwire mu buryo burambuye bufunguye uko ikibazo cyawe giteye kuko kubisobanura n'uburwayi wagize biragoye ariko abari kureba uyu mwana w'umusore ni umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 25 na 27 yego Kevin ndabeshye yego uracyaba iwanyu ntabwo urashaka yego ibibazo wagize bikomoka ku nzoga mwamwe yitwa Kibamba y'uruganda rwitwa Juvenal abaganga bemeje ko iyo nzoga ariyo nkomoko yo guhuma oya ribu yo yabikozeho iperereza umuganga arabyemeza ntabwo ribu ariyo yemeza inzoga zisha abantu cyangwa zitisha abantu iyo icyo yakoze ni iperereza yakoze ishyikiriza ibimenyetso byose abaganga Keve icyifuzo cyawe ni iki ubutabera buteye gute rero indishyi z'akababaro zo kwivuza sawa none wabaye umusaza wacyari umujene humura reka duhamagare mama wawe twumve icyo atubwira Halo? Halo, amakeve mwiriwe? Mwiriwe. Twabasuye dusanga mudahari. Yo, twagiye gushingura twabuze umukecuru. Okay, ntabwo narenze kuri mwana yahuye n'ibibazo. Bikaza ahubwo. Nabibonye. None se uburyo bisobanura ntabwo mu by'ukuri simbyumva. Ikibazo cye mu by'ukuri giteye gite? Ikibazo cye? Urumva banyoye ngo za nzoga za Kibamba noneho bazinywa ari batatu babiri barapfa we tumwirukankana za Faisal bamuhindurira amaraso nayo niyo mpamvu yabayeho noneho we rero aho kugira ngo nawe akire arahuma aramugara ntagenda neza no kuvuga urumva ko atavuga neza ntabwo avuga ntabwo iyo nzoga yitwa Kibamba uyu munsi mu buryo bwo kumuvuza byose bimaze kubatwara ngahe
niba ufite imibare hafi. Imibare biragera muri za miliyoni enye. None se abaganga byibura bavuga ko wabashije kubona ubuvuzi bwisumbuyeho bwa Faisal yakira? Oya. Bavuga ngo iki? Nta gukira kw'imitsi yarashiririye. Na Bishenyi twagiyeyo. Buriya muzungu araduhebuza atubwira ati imiti yarangiritse ntabwo yaba akibona. Ukwiyakira. Biteye ubwoba. Icyifuzo cy'umuryango ni iki? Uko uyu mwana we no kubisobanura ntabwo byumvikana. Icyifuzo cy'umuryango twebwe uriya mugabo bari baranamufunze. Yego Juvenal. Bikiba bari baramufunze y'Uruganda. Ukuntu rero yafunguwe twe ntabwo twabimenye. Yafunguwe n'amategeko buriya yatanze impamvu zituma akwiye kurekurwa. Ntabwo izo mpamvu twe tuzizi. Noneho avuga ko baduha umushinjacyaha wa leta hano Kabuga. Hano Rusororo. Nuko tukajyayo buri gihe nkajyayo arambwira ngo aracyari mu iperereza. Iperereza ko ribu yarikoze ibizi ari nayo yaduhaye dosiye ikajyana hano uracyari mu iperereza ry'ikigo. Hari n'abandi ubwo turacyaperereza ngo turebe ko ari izo nzoga. Shinaruma rero aza kutubwira ngo arabona ngo atari inzoga ze ngo ari abamwiganye. Se abamwiganye ni abahe? Abo bamwiganye isoko rye ko atabareze. Bakarega we iyo aba yabamwiganye ntaba yarabareze. Nuko atuzirikanya muri ubwo buryo turamubwira ati rero twe tugiye kwishakira umwavoka duhemba. Icyo twishakira umwavoka wacu rero bihurana na za Covid. Nuko umugore nawe twari kumwe mu gihe cyo kuburana uwabuze umugabo we. Noneho ubwo urubanza mu gihe twakaburanye ngo hazamo inzitizi ngo umugore ntabwo yasezeranye. Ubwo natwe tuba victime y'uko umugore atasezeranye bararusubika basa naho barwubitsa ahubwo. Nuruhe rukiko? Urukiko ruhe? Mu rukiko rwa Nyamirambo. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yego. Yego. Hariya tapi rouge hafi ya stade. Hafi ya stade? Regional. Apana rumwe rw'abacuruzi. Yego ndaruzi nyine hejuru. Urumva ko twarishyiraga indishyi z'akababaro. Mwaregeraga ikirego cy'indishyi. Ubwo rero barasubika ubwo dusa n'abajuriye mu rukiko rukuru. Ubu rero baduhaye ngo mu kwa karindwi. Hehe mu rukiko rukuru. Matariki angahe? Mu matariki angahe? Matariki sinyibuka ariko ndumva baraduhaye mu kwa karindwi. Haregwa nde? Mwareze Juvenal? Haregwa Juvenal juste. Okay. Imyanzuro yanyu se mwatsindishye z'akababaro zingana gute ko uyu mwana akiri muto? Umwavoka nimba yarashyizeho miliyoni 40 nimba ari zingahe sinibuka. Miliyoni 40. Okay, ngo ni 9 kevarazize. Okay. Miliyoni 49. Ibintu by'ibi biyoga wowe wamenya uko ubisobanura? Abantu bakiri batoya n'abakunda kunywa ibi biyoga hari ibyitwa kibamba, hari za muriture, hari mukubita umwice, hari bagenda baziha amazina bitewe n'uko bashaka kuzita. Wowe ni kibamba rero. Wowe ni kibamba. Rwa Juvenal ko nta n'ibyangombwa yatangiye afite. Okay. Yacuzaga nta byangombwa afite. Uyu munsi isomo abantu bato bakwiye gukuramo ni irihe? Isomo abantu bakwiye gukuramo ni irihe? Isomo abantu bakwiye gukuramo nuko ibyo biyoga by'ibikorano bitazwi bagomba kubireka. Kandi na nyir'uruganda agakora ibintu yateguye byujuje ubuziranenge. Afite n'ibyangombwa. Urumva ko nta n'ibyangombwa yari afite yabibonye ari uko aba bantu bamaze gupfa. Okay. Tubaza n'umuntu wamuhaye ibyangombwa abantu bamaze gupfa. Yego.
icyo yabimuhereye ashingiyeho. Okay. Amatariki yerekana ko yabonye ibyangombwa nyuma? Yego. Okay. Sawa, reka tuberekere ubutabera bazabigenzura. Ni ukudufasha mugadukorera ubuvugizi. Twabutangiye. Merci. Okay, urakoze cyane. Urakoze nawe. Okay. Shama azi kubisobanura Keve. Ariko yibeshye umubare nawe ushyiraho 9. Aravuze ati niba ari miliyoni 40. Ni wowe uhita uvuga uti ni 49. Rero twe tuzakora uko dushoboye dukurikirana urubanza rwawe. Urubanza ruzaba mu kwa 7 tuzarukurikirana Imana niduha ubuzima. Tuzarukurikirana byanze bikunze. Abantu twagerageje kuvugisha bose ukuyeho mama wawe ntabwo batwitabye. Na Juvenal ubwe ndabona atitabye kandi ifite nimero ye. Muze Juvenal wakwitabye ugakemura ibibazo tukumva position yawe mu nyungu rusange. Ibambe Jean Paul. Karame. Meze neza umunyamategeko wabigize umwuga. Meze neza. Ko shaka ko hari intervention wadufasha ayo mategeko se ku bantu barimo kuregera indishyi kugira ngo wumve uko wabyexplica mu buryo bw'amategeko. Kabanza nkakubwira scenario. Ko nayi nkiryamye sohoka girwa. Nyakuryama. No munota umwe ntabwo urenga. Ofete n'abantu n'abana banyweye inzoga harimo yitwa Kibamba. Inzoga yitwa Kibamba. Hanyuma iyo nzoga irabahitana undaba impumyi. Hanyuma hatangira procedure z'inkiko. Kuregera indishyi rero niyo step bigezweho. Hanyuma ubwo haregwa nyir'uruganda abaregera indishyi nabagizweho ingaruka na ingaruka y'icyo kinyobwa cy'ikiyobyabwenge kitemewe. Nta nubwo yemewe se? Ntabwo yemewe kuko n'uruganda rwahise rufungwa, ntabwo n'ubu rurafungurwa. Na nyirarwo yarafunzwe bavuga ko ngo atari afite n'ibyangombwa byo gukora ngo yabishatse nyuma. Abapfa barapfuye. Haryo ubwo bigenda gute iyo abantu bapfuye abandi bagahuma mu buryo bw'amategeko mu kwaka ikirego mu kuregera indishyi? Hari uburyo bubiri bushoboka bwo kuregera indishyi. Hari igihe ushaka kuregera indishyi ahitamo kuregera indishyi yisunze ikirego cy'ubushinjacyaha. Icyo gihe urubanza rw'ikirego kiregera indishyi cyangwa se ikirego kiregera indishyi kiburanishirizwa hamwe n'ikirego cy'ubushinjacyaha, ariko biba ari ibirego bibiri ariko biburanishirijwe hamwe. Ukuvuga ngo ubushinjacyaha bufite ibyo bukurikiranyeho uwo muntu, ariko noneho n'abaregera indishyi bisunze icyo kirego bakagira ibyo basaba ko umuntu aryozwa kubera amakosa ye cyangwa se ibyaha bye. Noneho ariko iyo bitakozwe gutyo biranashoboka ko baregera indishyi mu rukiko urubanza rwararangiye, ariko ubwo urukiko nyine ruregerwamo ni rwa rundi ruba rwaraciye rwa rubanza. Noneho rero ariko byombi yaba bakoresheje bisunze ubushinjacyaha cyangwa se bareze ku ruhande nyuma y'uko urubanza rurangiye, icyo baba basabwa ni ukugaragaza uburyo ki ibikorwa by'uwo muntu barega ari byo byagize ingaruka, niba ari abo bapfuye cyangwa se wahumye, kuko niba ari ingaruka ko ari cyo cyabiteye. Ikindi bagomba kugaragaza ni ukugaragaza nyine ishingiro ry'indishyi baregera. Niba umuntu nyine koko yarapfuye, raporo muganga ikaba igaragaza ko yishwe koko n'iyo nzoga bari baguze aho hantu, barimo no kugaragaza niba koko ari nayo bari banyweye. Noneho bakavuga ati turasaba indishyi zingana gutya, hanyuma izo ndishyi zingana gutya nazo bakagaragariza urukiko impamvu ari izo ndishyi nyine basaba.
tuvuge niba umuntu ahumye yari umukozi yakoraga hari uburyo bibarwa abandi bari abana b'abasore bakirangiza amashuri bitewe n'imyaka afite n'iki mu kubara inyungu hari ukuntu bagenda babibara indishyi ya ni icyo ngicyo twashaka kumenya kugira ngo tuboriyante uburyo ikirego cyabo bagikomeza mu zindi nzego. Metero arakoze. Ni Keve Kimonyo niwe twari twasuye uyu munsi ku bibazo yagize mu ntangiriro za 2020 amaze imyaka 3 irenzeho ukwezi agize ikibazo cy'ubuhumyi gikomoka ku nzoga banyweye yitwa Kibamba bakayinywera muri Kabeza. Si muri Kabeza mwayinywereye Keve? Yego. Muri Kabeza bikabaviramo ubuhumyi abandi bagapfa. Reka twizere ko uzabona ubutabera kandi no gukira wakira. Hari igishoboye, hari ikinaniro witeka uzakira mu izina rya Yesu. Okay. Reka dukomeze twifurize abari badukurikiye kugira gahunda nziza cyangwa se kugubwa neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka ngewe wabategura iki kiganiro wakibagejejeho nitwa Jean Paul Nkundineza. Imana ibarinde mwese.